Ndabasuje inshuti z'akadasohoka za YouTube channel ku Nkombe TV nk'ibisanzwe muri kumwe na Nshimiyimana Anselme. Aka kanya rero tujye kurebera hamwe amateka y'umuraperi w'ibihe byose mu Rwanda Jean Paul Dusingizimana uzwi cyane ku izina rya Diplomate. Uyu akaba ari umwe mu baraperi bubatse izina rikomeye mu muziki nyarwanda kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 kugeza muri 2015. Yamenyekanye cyane binyuze mu itsinda rya Tuff Gang, yarahuriyemo n'abandi baraperi b'abahanga nka Bulldog, J Paul, Fireman n'abandi. Uyu Diplomate yaranzwe n'indirimbo zifite amagambo akomeye ziganjemo ubuzima bwo hasi cyane, uburenganzira bwa muntu, ubukene n'ubutabera. Indirimbo ze nka Ntafatika, Ninde, Haguruka n'izindi zarakunzwe cyane. Ariko se niki cyahinduye ubuzima bwe kugeza aho afata icyemezo cyo kuva mu muziki nyarwanda? Ibi byose rero nibyo tujye kurebera hamwe muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Nk'abatindereka dutangiye ku bihe byiza n'ubwamamare bwa Diplomate. Mu gihe Diplomate yari ari ku gasongero k'umuziki we, yari umuhanzi w'icyitegererezo mu rubyiruko. Yashyiraga hanze indirimbo zikora ku mitima y'abantu benshi, agatangira kubona igikundiro mu bantu ndetse no mu itangazamakuru tuteretse n'abafana. Yitabiriye ibitaramo bikomeye cyane haba mu Rwanda ndetse no ku isi, ndetse yagiye ahabwa n'ibihembo bitandukanye mu muziki nyarwanda. Nyamara nyuma y'iyo sura y'umuhanzi uzwi cyane ku izina rya Diplomate, hari ibibazo byinshi byarimo bikura bucece. Reka duhere ku bushobozi na mikoro make. Ubwo umuziki nyarwanda wari ugitangira gutera imbere mu Rwanda, Diplomate yavugaga ko gukora indirimbo byari bihenze cyane, haba gukora indirimbo muri studio, amashusho meza ndetse na promotion. Ibyo byose byasabaga amafaranga atari make. Diplomate ntiyabashaga kubibona byose nk'umuhanzi wigenga. Diplomate yagize ati: hari ubwo nashoboraga kwandika indirimbo 10 ariko nta n'imwe nshoboye kuyikora muri studio kuko nta bushobozi bwo kuyishyira hanze nari mfite. Indi mpamvu ni ukudakuramo inyungu z'amafaranga. Nubwo yari icyamamare, Diplomate ntabwo yigeze abona inyungu ihagije mu muziki. Avuga ko yashoye byinshi ariko akabura na bike. Yagize ati: namaze imyaka 10 nkora umuziki ariko nta kintu gifatika nabashe gukuramo kinshimishije. Arakomeza agira ati: abahanzi benshi bo mu gihe cyo hambere ntibagiraga amahirwe yo gukora kuri YouTube, Spotify cyangwa se izindi mbuga nkoranyambaga zatangaga inyungu. Ibyinshi byajyaga ku maradiyo cyangwa se ku masede. Iyindi mpamvu yamuteye guhagarika umuziki harimo gutakaza igikundiro n'inkunga y'abafana. Ubwo abahanzi bashyashya batangiraga kuzamuka, Diplomate yavuze ko yatangiye kumva atakigira agaciro nk'uko byahoze. Ibinyamakuru byinshi byatangiye kumwirengagiza, abafana ntibamwigaragariza ngo bamuhe urukundo nk'uko byahoze mbere. Kuri ingingo ho yagize ati: ushobora gusohora indirimbo ikamara amezi 3 nta muntu n'umwe uyirebye cyangwa se ngo ayumve, nta nubwo bayishyiraga kuri radiyo. Ibi bikaba byaramuteye agahinda no guhungabana mu myitwarire. Dore nanone indi mpamvu yatangajwe n'uyu Diplomate yatumye ahagarika umuziki nyarwanda. Diplomate yigeze gutangaza ko yahuye n'ibihe bikomeye byo mu mutwe byatumye atekereza no kwiyahura. Yavuze ko yumvaga ubuzima butakimwishimiye kandi ndetse atabona impamvu yo gukomeza gukora umuziki. Ni muri icyo gihe yatangiye kwegera Imana no gushaka ibisubizo mu mwuka. Dore indi mpamvu nanone yatangajwe na Diplomate yatumye ava mu muziki nyarwanda, hari ukwihana no guhindura ubuzima. Mu mwaka wa 2020 Diplomate yatangaje ko yahisemo guhagarika umuziki kuko yaratangiye inzira nshya yo kwegera Imana. Yavuze ko amagambo amwe n'amwe yakoreshaga mu ndirimbo ze atari meza kandi ko ashaka gukorera Imana. Kuri ingingo yo kweyegereza Imana yagize ati: nari naribeshye, nashatse gukundwa n'abantu ariko sinigeze ntekereza ku Mana. Ubu ndashaka gutanga ubuhamya no gukoresha ubuzima bwanjye mu gufasha abandi. Uyu Diplomate yatangiye gutanga ubuhamya mu nsengero ndetse akanagaragara mu mashusho y'indirimbo zo guhimbaza Imana. Ese Diplomate yaba afite gahunda yo kugaruka mu muziki nyarwanda? Diplomate yavuze ko nagaruka mu muziki azagaruka nk'umukozi w'Imana, atanga ubutumwa ahumuriza ababaye ndetse anatanga icyizere. Yagize ati: nshobora kuzana indirimbo ariko ziba ari izo guhimbaza Imana, zo gufasha abantu kubona ibyiringiro. Dore mu byatumye Diplomate asezera umuziki nyarwanda yakoraga. Diplomate yasezeye ku muziki kubera ko ibibazo by'ubukungu byari bike, kubura inyungu mu muziki, gutakaza abafana n'abaterankunga, ihungabana ry'ubuzima ndetse no guhindura imyemerere no kwihana.
Kuri ubu ni urugero rw'umuhanzi wahisemo guhindura ubuzima bwe kugira ngo asange ituze, asange Imana ndetse abone n'icyerekezo gishya. Mwari kumwe na Nshimiyimana Anselme, ndabakunda cyane. YouTube channel yo ni Ku Nkombe TV. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe.